Nongeye kubasuhuza, ndagira ngo tuganire ku bumwe bw'Abanyarwanda, amateka yabwo, twifashishije iyi mbonerahamwe iradufasha neza kumva uburyo bwasenyutse n'uburyo bwatangiye kubakwa, inzira yo kubwubaka kandi ikaba ikomeje. U Rwanda rero uko rwari rumeze mbere y'umwaduko w'abazungu, twagerageje kurubona impamvu rwari rutekanye rwunze ubumwe. Ni igishushanyo twagereranya na mpande eshatu zisobekeranye nk'uko amashyiga atatu ari inkingi zikomeye zifata ikintu ziteretseho. Iyo rero byikubye kabiri urumva ko birushaho kuba bikomeye. Amashyiga atatu y'ubumwe bw'Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu harimo umwami, u Rwanda, hakabamo na rubanda. Andi mashyiga atatu yari itorero, hakaba noneho n'umunyarwanda, n'ubukungu, n'uburyo imibanire y'Abanyarwanda. Mu myaka 22 ya mbere nyuma y'umwaduko w'abazungu, Abadage bari bamaze kubona neza aho ingufu z'Abanyarwanda zishingiye, uburyo ubumwe bwabo bwubatse ku buryo bw'inzego ziteye neza nk'umunzani utabogamiye ku ruhande na rumwe, nk'amashyiga ya mpande eshatu zingana hose, nk'uko n'isanzure riteye inkingi. Hariho imirimo iciriritse rusange, ariko hakaba n'imirimo migari isumbana mu bwuzuzanye bwayo, cyane cyane ubuhinzi n'ubworozi. Ikaba ari nayo yashyiraga abarumbukiwe mu cyiciro runaka. Urwego rwo hejuru rwari umututsi, yagereranywa n'umutunzi. Buri munyarwanda agaharanira ubututsi bwagereranywaga n'ubutunzi ndetse n'ubupfura. Umwami yasohokaga mu murongo w'ibyo byiciro akagereranywa n'Imana. Akagereranywa n'Imana y'u Rwanda, Imana nyir'ubutangwa n'umwami nyir'ubutangwa. U Rwanda rukaba urw'umwami, Imana ikaba iy'i Rwanda, u Rwanda rukaba urw'Abanyarwanda, ari nawe rubanda, bikongera nanone rukaba rubanda rw'umwami. Urumva ko turafunze za mpande eshatu zingana. Mu bushakashatsi bwari bwarakozwe n'Abadage, Ababiligi nyuma y'intambara ya mbere y'isi babonye ko hari ikintu kidakwiye kurekwa uko bagisanze. Bwa bumwe bw'Abanyarwanda bwagombaga gusenyuka kugira ngo babone uko biyoborera igihugu. Bwari bwubakiye kuri rubanda, Imana y'u Rwanda n'umwami w'u Rwanda. Bagombaga rero kubisenya kugira ngo bajye bavuga ryijyana. Bahinduye icyerekezo cy'ibyiciro. Murabona ubundi twari twerekanye uburyo byagendaga mbese mbere ubuhinzi. Murabona uko byagendaga nk'uko isaha igenda, ubuhinzi busumbana n'ubworozi. Noneho ubworozi waba warumbukiye mu bworozi, ugaca no mu itorero. Abanyarwanda bose bacaga mu itorero. Wagira imihigo ukava mu buhutu, ukaba yenda ukabura umuhutu wa kanaka, wagira Imana ukaba umuhutu wa kanaka, ejo barakugabiye ukabaye umugaragu w'umutware runaka. Wa mutware runaka afite ubutunzi buhagije, ukaba wagize ubututsi ntubupfura. None umwe muri ya miryango y'Abatutsi havaga umwami, ariko yahitaga areka kuba umututsi, akaba nta bwoko afite. Noneho rero urabona cya gishushanyo bahise bavuga bati reka tugicurike.
za nshinge noneho zagendaga nk'amasaha turazihinduye, noneho biranyura ibumoso bijya iburyo. Ubwo rero icya mbere bari buhite bakora cya mbere ni ugucurika, noneho ahari Imana y'u Rwanda bahise bimika Imana yabo yo mu ijuru, bibagiza Abanyarwanda nkaho nta mana bigeze bagira. Noneho urabona na hahandi wa mwami w'u Rwanda batangira kumutesha agaciro. Noneho hano twahasibye, basimbuza Imana y'u Rwanda bimika Imana yo mu ijuru, umwami bamwambura ububasha, itorero barivanamo impamvu yaryo. Mbere itorero ryasobanuraga aho Abanyarwanda batorezwaga gukunda igihugu, ariko itorero barisigaranye ari ijambo noneho rivuga idini, ahubwo ari aho abantu bajya kwigira gukunda Imana, noneho gukunda igihugu barabyibagirwa. Itorero barivanamo impamvu yaryo nyamukuru yo gukundisha igihugu, rihinduka iryo gukundisha Imana. Ibyari ubuhake ubundi bwari busanzwe nk'ubuhahirane buzira ubutabera. Barabona ko twari twabyerekanye mu kanya. Nyine hari ishyiga rimwe ryarimo itorero, imihigo, guhiga umuntu agahiga akaba noneho yaboneraho kuba ingabo, umutware, kandi byakorwaga mu butabera. N'ubuhake bwari muri kino gice cy'imibanire, umuntu yahakirwaga inka akayihabwa mu butabera, mu bwumvikane. Ariko noneho ngiki cya gice gikurikiyeho nuko ibyari ubuhake nk'ubuhahirane buzira ubutabera bitangira guhinduka ubusumbane. Imihigo yaremaga intwari zikavamo abatware ivanwaho, himikwa ubwoko bugomba kuyobora rubanda. Nguko uko Ababiligi bavuze bati tugiye gusumbanya ubwoko, tuvuge ko ubwoko bumwe bugiye kuyobora ubundi. Ahangaha muri noneho mu mwaka wa 1924 habaye rero ivugurura butegetsi rironda amoko. Iryo vugurura butegetsi ryaravuze riti bashingiye kwisumbanya amoko, bamaze kwemeza ko umututsi ari we ubereye kuyobora, utari we wese baravuze bati umeze gutya na gutya bamwita umututsi. Si ukuvuga ko mbere hari amoko, oya, ahubwo baravuze bati umeze gutya turamwita umututsi. Ubundi ubututsi byari imibereho, ariko noneho bati umeze gutya ni ugiye kuyobora. Hanyuma bakora ibarura rusange kugira ngo ibyo byo guhinduranya ibyiciro bihagarare, bisimbuzwa amoko asumbana. Ububasha bw'umwami babuvanyeho, noneho abamisiyoneri n'abakoroni biharira ijambo. Abatware bavanwaho, hashyirwaho abashefu. Inkingi 3 z'imibanire y'Abanyarwanda ubwo ziba zirahungabanijwe. Za nkingi zari zishingiye ku butaka, ku nzuri, ku ngabo. Izindi nkingi 3 zisobekeranye, ubwami, itorero n'abatware. Ubwo ibyo barabicurika. Iyi nzira y'iterambere yari isanzwe ifite ukuntu ikurikirana. Urabona yuko byaturukaga mu bantu baciriritse, abahinzi, aborozi, abatunzi, noneho intwari mu itorero. Umuntu akava mu buhutu akaba umugaragu, akaba umutunzi, noneho waba uri hafi y'umutoni w'ibwami, mbese ukaba uri no hafi y'Imana. Ariko noneho kuko bwa bumana bwa bubasha mu mwami babuvanyeho, noneho ya nzira y'iterambere bahise bayigoreka. Murabona ko iki kimenyetso twari twanyujije hano, noneho bahise bakigoreka. Iyi ari inzira izamuka ifite ahica, noneho basa n'abifunze. Ubona ko rubaye uruziga, ni nkaho noneho bigiye kuba kimwe bita mu Gifaransa ngo cercle vicieux, inzoka yiriye umurizo. Nguko uko bahise bacurika icyari inzira ifunguye gihinduka inzira yifunze nk'inzoka yirya umurizo. Urabona ko aho twari twashyize ingabo nta kihasigaye, kuko
kuva hatariho itorero ntabwo hazabaho ubuyobozi nk'ubwa gakondo, abatware batatu bakurikirana. Ubwo rero nguko uko ibintu byatangiye kudogera. Noneho na ya Mana ahubwo yo mu ijuru ntiyagumanye nayo ububasha nk'uko ahubwo umupadiri cyangwa se musenyeri na guverineri w'Ababiligi nibo bafashe ijambo bamaze gutesha agaciro umwami. Muzi ko umwami Yuhi bamwirukanye 31. Bamaze rero kwirukana umwami, uwitwaga rubanda rw'umwami urumva ko yabaye nk'inzuki zidafite urwiro. Uwarindaga ubumwe bw'Abanyarwanda yahindutse igikoresho cy'ubukristu, n'umwami bavuga ati ntituye gushyiraho umwami, turabanza tumugire umukristu. Noneho bwashyizwe imbere ubukristu n'ubwoko. Wa munzani warindaga ihinduranya byiciro, umuntu ava mu buhutu ajya mu bututsi uracurama. Ubututsi bwegerezwa ubukoroni, ubuhutu buhinduka inkeho. Kongera gushingira aya mazina ku mirimo y'Abanyarwanda n'uburyo buzuzanyaga bisimburwa no gusiganira ku akazi k'umukoroni, bimwe bita uburetwa. Guhohoterana no kugirana inzika bihabwa intebe. Umukoroni nyamara yakoresheje umunyarwanda ngo akandamize mugenzi we, ariko umukoroni we ntibyamugizeho ingaruka. Ahubwo wa wundi yari yarashyize ku buyobozi, amakosa yose yakorwaga mu gukoresha abantu agatuna mwene, ni nkaho ari we babyitiriye. Turabona noneho ukuntu ubwo bukoroni bwahise bumanura wa wundi wambuwe ubuyobozi, wambuye ububasha bwo guhiga mu itorero, bise umuhutu, yahise ajya hasi. N'umunzani noneho icyitwa umututsi baba bagishyize ku ntebe, ariko ntihahandi ni mu mwanya w'umwami, ariko nta buyobozi afite, nta bubasha afite. Ahari gusa kubera bwa bwoko bamwambitse. Murabona rero ko icyitwa rubanda rw'umwami harimo ubusa. Noneho ubwo tugeze mu bihe nyine by'imyaka ya 31 kugeza 46. Muri bihe byakurikiyeho noneho ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Loni yari imaze kuvuka, ibihugu bya Afurika bitangiye gusizanira ubwigenge. Mu Rwanda rero noneho twari tugeze hehe? Uko Abatutsi batoranirijwe kuyobora bagendaga babona ubugambanyi bw'abakoroni bafatanyaga kuyobora, niko bagerageje kubigobotora. Ariko abamisiyoneri bahisemo guhanisha umukristu n'uwari umuhutu. Bati none iyobokamana rigiye gukoreshwa kugira ngo bakangurire abaturage, bagombye kwitwa abaturage babita abakristu, noneho babakangurira kwivumbagatanya. N'ubwa mbere ijambo umuhutu ryatangiye gushyirwa mu bwinshi. Ubundi nta hantu na hamwe na rimwe Abanyarwanda bari barigeze barema gaco gashingiye ku moko. Nibwo abari rubanda rw'umwami bahawe irindi zina rya rubanda rugufi. Urumva ko kwita umuntu ko ari mugufi uba wamumanuye ahubwo. Ibyo byatangiye kubaremamo imitima mibi. Hatangizwa inzira igamije ngo demokarasi, birengagiza bwa bwigenge bw'umwami, ubwami bw'u Rwanda, le royaume du Rwanda. Birengagiza ubwigenge bw'ubwami bw'u Rwanda bwariho buharanirwa. Noneho baravuga bati tugiye gushyira imbere icyitwa repubulika iharanirwa ariko itari y'u Rwanda, ahubwo itewe inkunga n'abakoroni. Muri ya nzira yo kwanga bariya bashyize ku butegetsi bashaka kubashikuza ubwigenge. Nguko uko rero na hahandi wa mututsi yari yashyizwe yahavanywe. Urabona ko hano twibaza hasigayemo icyuka, hasigayemo umwuka. Ariko nubwo bamwiyegereje hano nta kintu araregetse. Ubwo rero tugiye kubona ko urabona ko za nkingi ziragenda zisenyuka. Za nkingi 3 murabona ko iyi ngiyi yataye ishyiga rimwe rya hano, iyi ya hano nayo
yamaze guta ishyiga rya hano, noneho hatangiye kuza hahita haza ibintu byo gusunika. Ubu ngubu iyo rero usunitse inkingi ijyana n'indi, ubona imwe yatwerekaga yuko harimo uburinganire n'ubutabera, bacuritse umututsi, uwo bise umututsi bamushyize hejuru, uwo bise umuhutu bamweretse ko ari hasi. Ubwo cya gishushanyo cyacu murabona ko kigenda gihinduka, cyumvikana. Ndakeka ko mubona ko byumvikana. Mwabonye ko hari imirimo itagize ikivugwaho cyane, hari imirimo isanzwe iciriritse, nyamara ya mirimo yari ikomeye y'ubuhinzi n'ubworozi nayo igiye noneho gutangira kwifashishwa, gutangira gushuka abantu ngo muri abahinzi, ngo bijyanye n'ubwoko ubu n'ubu. Ibyo byatangiye rero nyuma ya 59, bamaze gukangurira abaturage kurema amashyaka ashingiye ku bwoko. Ababiligi bakoresheje amatora kugira ngo bahigike b'Abanyarwanda bashakaga ubwigenge bw'ubwami, bari cyane cyane mu ishyaka ngo ryiswe rinari. Nguko uko rero Parimehutu yatsinze amatora mu nzego zose mu nyungu z'umukoroni. Gusa Loni nayo yakomeje gushyira igitutu ku Bubiligi ngo butange ubwigenge, ku buryo muri 62 igihugu kigenze, ariko inzego z'ubumwe bw'Abanyarwanda zari zarasenyutse. Umwami yarameneshejwe, murabizi ko muri 31 bamenesheje Yuhi, muri 59 ndetse bivuga ko Ababiligi n'ubundi ari nabo bishe, nta gihamya, ariko bivuga ko bagizemo uruhare mu kwica Mutara Rudahigwa. 62 61 wamusimbuye nawe ari we Ndahindurwa, nawe yahejejwe hanze muri Kongo mu gihe yari havuga ngo agiye guharanira ubwigenge. Nguko uko rero amatora ya Parimehutu yatsinze mu gihiriri. Abanyarwanda tugenda tubyumva nyuma, ntitwumva ko harimo amanyanga ku nyungu z'Ababiligi, ariko ubu dutangiye kubyumva. Igihugu rero kigenze, ariko inzego z'Abanyarwanda zarasenyutse, abiswa Abatutsi batangira guhozwa ku nkeke. Noneho ahubwo yandangamuntu yakozwe muri 31 ikoreshwa by'umwihariko kugira ngo iheze wa Mututsi wari warahawe ijambo akaryamburwa kubera uku guharanira ubwigenge. Murabona za nkingi noneho nta nimwe isigaye, hasigaye gusa u Rwanda rw'Abanyarwanda. U Rwanda rw'Abanyarwanda nubwo rusigaye, babandi indi nkingi rwagombaga kuba rushingiyeho ya rubanda, rwabanje kuba rubanda rw'umwami, rukurikizaho kuba rubanda rugufi, noneho butangiye kwitwa rubanda nyamwinshi. Ngiki kibazo cya demokarasi niho noneho tutangiye kubona ko Abanyarwanda bariho barakinishwa. Za nzego z'imirimo zavuyeho, noneho muri 94 neza icyari umurimo w'ubuhinzi gihita noneho gisunikwa, gishyirwa mu murongo wa kwa gusenya ubumwe. Batangiye kwita Abanyarwanda ngo abahinzi, ngo bene se bahinzi, kugira ngo basobanure Abahutu. Abahutu noneho batangizwa kuvugwa nkaho ari abantu bagize umuryango. Ubundi ntibyigeze bibaho, ariko muri 94 bavugwa, hanongerwaho ijambo ngo power. Ubwo rero turi noneho muri kwa gutsemba abandi noneho batari Abahutu. Urumva ko bwa mbere batangiye bavuga ngo Abatutsi bagere gutya na gutya, noneho ntibakivugwa, ahubwo umugambi wo kubatsemba uje muri rizamura ry'ijambo Abahutu. Bibutse ko iyo mvuze Abahutu cyangwa avuga Abatutsi bitavugaga umuryango w'Abanyarwanda, bitavugaga, ahubwo gusa byaremwe kugira ngo noneho babinjize muri icyo kintu kubera impamvu za politiki zo kuvuga bati aba tubakureho, aba basigare bategeka. Muri 94 nyine umuryango w'Abanyarwanda washushanijwe nk'umuryango udafite hepfo na ruguru, za mpembe za mpande eshatu zose zatakaje umwashi, hasigaye gusa
gushakisha isano y'Abanyarwanda mu murimo w'ubuhinzi, aho ubworozi bwakuwe ku ruhembe rw'imirimo nyongeragaciro, rushyirwa noneho bwa ubutunzi bwari bugamije guha agaciro umuntu burasuzugurwa, kuko n'uwari utunze inka barazimunyaze, barabambura, kuko kwica byajyanye no kunyaga. Bivuze ko guharanira kwica umuntu byajyanye no guharanira kumunyaga ugatunga ibyo yaratunze. Urumva ko ubutunzi uko bwaharanirwaga biciye mu itorero byarahindutse, noneho bica mu maraso, mu kumena amaraso. Kwica no gusahura byagaragaje ko inda nini n'ipfunwe ry'amateka byashinze intebe muri 1994. Murabona ko noneho urwari u Rwanda rw'Abanyarwanda rwari rutengamaye hano, bararuzanye bashaka kurwegeranya n'icyo bise rubanda nyamwinshi. U Rwanda rw'Abanyarwanda rwashatse gutubywa ku buryo habayeho, mbese haburaga gato. Tugeze rero noneho ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi muri 1994, mubonye aho u Rwanda rw'Abanyarwanda rwari rugeze, haburaga gato. Murabona aho rwari rugeze, rwavuye hano. U Rwanda rw'Abanyarwanda nicyo cyonyine cyari gisigaye, ariko haburaga gato ngo rusanishwe na rubanda nyamwinshi. Niyo mpamvu iyo bavuze kubohora u Rwanda, urabona twarutangiye ruri hano, rwari rufite impembe, aha hose rufashe, hasi rufashe, hano hafashe. Mureba kari gasigaye, habura gato ngo bihure. Ariko rero kuva tariki ya 4 Nyakanga 1994, ubuyobozi bwashyizweho na FPR Inkotanyi bumaze gutsinda intambara, bwashyize imbere kubaka umuryango nyarwanda wunze ubumwe, gukuraho amoko, kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi no kurema umunyarwanda ukunda igihugu. Amagambo umunyamuryango araza, no bimwe byo kurwana amashyaka, amagambo agoye barayibagizwa, hazana ijambo intore aho gukoresha amagambo ashyushya imitwe. Iby'abamilitante barabireka, noneho ibya rubanda bitangira noneho kuvuga duti ese n'abaturage. Umva ko abantu Abanyarwanda bahinduka abaturage. Umva ko twinjiye mu burere mboneragihugu, nibwo dutangiye kuvuga abaturage n'inshingano zabo. Kugera rero muri 2003 hatowe itegeko nshinga rishya rishyira imbere uburere mboneragihugu, rishyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Urabona na hahandi amoko yarari haracyarimo ubusa, noneho byanasabwe rwose ko atagira aho yandikwa, atanavugwa, ahubwo hakavugwa umuryango nyarwanda. Niyo mpamvu rero kuva nyuma ya 2003 kongera kuzana itorero, murabizi ko ryatangiye gutegurwa, noneho kubera ko mu itegeko nshinga bavuze ko indangagaciro z'umuco nyarwanda zigomba guhabwa intebe, nibwo batangiye nyine gutegura ku itorero rizagaruka. 2006 kugeza 2016 umushinga wari umaze kunoga. Murabona noneho ko u Rwanda rusubiye kuba u Rwanda, ndetse na cya cyerekezo cyo gutera imbere mu buhinzi, mu mirimo yose n'imihigo. Ya nzira niyo tugiye kongera kujya ducamo. Umuntu, buri munyarwanda n'umunyamuryango w'umuryango nyarwanda, akaba intore, agaharanira iterambere gutyo. Kandi koko uri ku isonga muri iki gihe leta y'ubumwe, cyangwa se tuvuge RPF, igashyira imbere indangagaciro z'umuco nyarwanda, buri munyarwanda akazinyuramo. Urabona ko ntabwo ari bya bindi by'inzoka yirya umurizo, kuko hari akayunguruzo
k'indangagaciro z'umuco nyarwanda kayungurura buri munyarwanda akaba umunyarwanda nk'uko u Rwanda rubyifuza. Kongera rero kuzana itorero mu Rwanda bigamije kubaka umunyarwanda nk'uko yahozeho kera. Inkingi esheshatu za mpande eshatu, ebyiri zisobekeranye zongeye gusibura inzira y'ubumwe bw'Abanyarwanda butajegajega, gukorera ku mihigo mu nzego zose bibumbatira ubutabera n'iterambere rya bose. Ariko rero kugira ngo u Rwanda rutazasubira habi, gahunda yo kwibuka yahawe intera ikomeye. Nguko uko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yaje kugirwa urwego rukenewe muri iki gihe ku buryo budasubirwaho. Ubu tukaba dusizanira kwamagana abashobora bose kudusubiza inyuma no kugira inkingi n'imwe iyo ari yo yose y'ubumwe bw'Abanyarwanda yongera gukurwaho igihato. Murakoze.